Imana ngo bivanga na politike bafite inkovu z'ubushye ku mitima yabo y'umuntu akanze niba urubyimba ruhita ruturika niba bita bigenda gute noneho dufite abantu bari aho ngaho batanafatika wafata gutya Imana yafata gutya ikajya yicira kurwara nk'inda ugasanga imaze imyaka irenga 30 ihunze. Niba umuntu wari uyirimo yaranganaga nkanjye ubu ngubu arangana ati nimba arafite imyaka 30 cyangwa 30 ningahe urumva n'umusaza kamemo ubu ni umusaza. Nabonye se ko nabatwagira mu ngo bari kwenda bitaba Imana barashaje bari yabo barashaje. Reka tugendane. Leta y'u Rwanda yacu yatangiye yikanga kugaruka kw'ingoma y'umwami Kigeli Ndahindurwa. Bavuga umwami yakwandika inzandiko ati ndashaka kugaruka ariko nkaza nk'umwami atuzaze nk'umuturage. Umwami nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko ubu nuko mumeze muri ibi biraho bitagira icyo byanga bitagira icyo bikunze kizima bikaba ibintu bijyana amazi akaza kagutembana kagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha uzize kutamenya. Nyamuneka nyakubahwa wikinga isengero zikingure. Ejo ko twari turi mu itorero prayer of ministry rya Pastor Paul wisanzemo nanjye nkisangamo mwene data muvandimwe ko turi mu kizu kibibati uburyo twahimbaje Imana niyanezerewe umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane ni mutoya. Ikindi turi benshi cyane miliyoni 13 ubuso turi igihugu cya kane ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe wahunze utarahunze 9 yahunze 94. So akarere twarakayogoje twagateye akajagari baraturambiwe nawe isaha irahari uzamwica naho azaguhara. Hari n'igihe agwa mu nzira aje kugushaka ngakwica cyangwa ko kantu karakomeye agapfarangije kukwica asabura arapfa kagerayo kukwicarana. Usibye ko arimo arifashisha izina ryawe akayobya abantu cyangwa akanazamura izina ryiwe n'ibyo akora. Izina ryawe azamura izina rye ayobya abantu bakwizereragamo Imana kuko uko byagenda kose ntago Rutayisire nta nubwo Mana yawe byigeze biranga umubwiriza yaranditse avuga ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Muntu wicaye ahangaha unkurikiye ndashaka kumwibutsa ko umunsi w'urupfu rwiwe uri bugufi. Niba agira ngo ntazapfa yibuka umuturanyi avuye gushyingura, yibuka se wabo aherutse gushyingura, yibuka nyine wabo. Urirata ubusore reba nyogokuru wawe, urirata kwa RGB kwa baremereye ye baba we ngwiki burasize umubara nk'umuntu ufite inkoni. Reka waba ufite inkoni cyangwa nagapopi wa mugani wa Pamphile ako Pamphile umunsi bamufunze bazamushyiraho amadosiye shaho uzabureba. Undi twongere tubasuhuze inshuti zacu bakunzi bakundwa mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi gatanu kuri kagenzi kako. Mwebwe tubana hano tuganira byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane abakoze subscribe turabasuhuje mwese aho muri hatandukanye mu bice bigize igihugu cy'u Rwanda, intara y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali n'uburengerazuba. Twifurije buri muntu wese amahoro ya Nyagasani, amahoro ya Kristo abane namwe, ndetse tutibagiwe n'abadiaspora, tutibagiwe abantu bose bumva ururimi dukoramo inkuru zacu zigiye zitandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye.
dutangiye icyumweru mu by'ukuri icyumweru gishya umunsi ni kuwa mbere tariki 8 ukazuba keza tayari kabisa ibintu bimeze neza cyane. Turiteretse rero ni kwa kundi tuza tubwira abanyarwanda ngo wagwane umuhanuzi Ezekiel we ngo yipanze akazi ko kujya ngabaho ukuri uretse ko ari abipanze akazi ko kujya babaha banyina ariko burya nari jambo nasomye ravuga ngo ukuri ngo niko harya kuzagira gute kuri niko kuzaba batura niba menye ukuri ukuri niko kuzaba batura. Umunyarwanda akavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye ariko ntigushye babishatse kugaragaza yuko ukuri ntago wabura umuntu ukurwanya. Buriya kimwe mu bintu bizakwereka ko umugambi urimo atari uwawe atari n'uw'abana b'abantu ntabwo abantu bose muzabivugaho rumwe. Noneho hazahaguruka ibitero byo kukurwanya byumve wanapfa kuba ntibafite ubwoba bwo kuba wapfa ntibafite impungenge zo kuba wafungwa kubera ko ibyo ubabwira amatwi yabo arabarya. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo gihe amatwi yabo azaba barya bazaba bafite inkovu nk'iz'ubushye ku mibiri yabo no ku mitima yabo. Rero iyo ndi kubabwira aya magambo kubera inkovu nk'iz'ubushye kubera ibyaha by'ubusambanyi bazi ko Imana izabaziza kubera ibyaha by'ubwicanyi iby'ubutinganyi ibyo guhemukira abanyarwanda kubera ko ibyo byose bazi yuko bazabizira kandi ukaba uri gukora ku nkovu z'ibyaha byabo. Ewana ubu hanagize numbonera muri iyi mihanda ya Kampala niwamenya uburyo andigasuye kandi akavuga ngo akoreye Imana cyangwa ngo akoreye leta. Ari n'ababa bipanze akazi batigeze banatumwa na leta itabazi ariko tujye tubwizanya ukuri. Ubu leta y'u Rwanda yaba wakoze ibyo kuyimenasa ikumva wayikoze mu gihorihori ikakurebera izuba. Hari n'amasegonda birashoboka ko yakurebera izuba nta masegonda. Ibyo tuvuga rero nta kintu bibatwaye nta n'icyo bibahungabanyije ahubwo bituma nabo bitekerezaho bakongera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko dufite abajama n'abajamakazi bipanze imirimo n'akazi abajama n'abajamante bafite umwanya wo kureba ngo umuntu uri kubwiriza ijambo ry'Imana ngo nibandi ariko muri ayo mabandi yose ribu yashyize imbere yibye amatelefoni yakoze imitobe y'imituburano iyo yafasha abana ku ngufu yagize gute. Ntabwo Ezekiel mwigezemo mubona bamushyira imbere ntabwo Apotre Yongwe mwamubonye bamushyira imbere sa Apotre Mignone mwabonye. Abakozi b'Imana mushingira kuki mubita ibisambo mubo batuburiye harimo nyoko wanyu. Giye ko nzajya mbabwiza ukuri mwashaka mukiyahura ko mutajya musiba kuturisha twaba mama. Ni iki twakoze imiryango yanyu hari amaraso twigeze tuyimenamo. Ariko muhanuzi hari umunyarwanda wavuze ngo nubwo nabonye aho FPR igiriyeho ifatiye ubutegetsi nabonye hari imigani myinshi bagiye ngo bakuramo muri za twa makorine n'utundi twinshi. Hari imigani kandi umunyarwanda yavuze ngo umugani ugana kare ariko byinshi nagiye mbona bagenda babikuraho ngo ibyo ni imigani ariko hari umugani uvuga ngo umwera uturutse ibukuru ukwira hose. Uwo mugani nta kintu kubwira wowe icyo wambwira nimba umuyobozi w'igihugu avuze ati ngewe iby'insengero nta nabusaba imbwiye ntabwo utekereza ko abantu bakwandikira komantere nabyo ngira ngo umfashe wenda ugira ibibazo ugenda ugarukaho mu mwanya hano turacyakirana wumve ko byibuze bano bantu basa nkaho bakamutsemo Imana bituma baguha amakomantere ameze kuriya tugiye kugarukaho mu kiganiro bishobora kuba nubwo leta itabatuma ariko bashobora kwikanga nyine. Urabyumva ute uwo mugani wawuvugaho iki ubihuje n'ubuyobozi? Ibyo biri muri kimwe mu bituma mpaguruka nkavuga ngo nubwo ari igihe cyo guceceka cyo kuzibwa amatwi abantu ntibumve Imana mu gihugu cy'u Rwanda birakwiriye ko umwe wo muri twebwe
ahagurukira kubabwiza ukuri adafite uruhande na rumwe atinye, kandi akirengagiza ibikangisho by'abakangisha leta y'ubumwe y'abanyarwanda, niko bayita, akabirenza amaso, akarenga gufungwa, akarenga kwicwa, kuko nabyo biri mu bintu bakangisha, akarenga ko mu gitondo mu kanya nk'ako guhumbya ashobora kwisanga i Kigali, ukabeshya ukagira ngo i Kigali arahisanga aje guhinga. Ibyo byose yamara kubirenza amaso akabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abanyarwanda bana n'abanyarwanda rubyiruko bose, umuntu akababwira ukuri yuko bicaye hejuru y'umuriro, bameze nk'abana bari gukinisha gerenade batazi yuko iri bubaturikane. Sibyo? Njyewe Ezekiyeli nta kizambuza kubabwira ukuri mu gihe ngifite umwuka muhumeka, kubera ko abanyarwanda bamaze kwibagirwa imirambo ku misozi, bamaze kwibagirwa induru z'abirukankanwa n'imihoro n'abirukankanwa n'udufuni ku misozi, mumaze kubyibagirwa. Ariko kandi nubwo mwibagiwe, hari bamwe na bamwe bagiye basigarana inkovu z'ubushye ku mitima yabo, bagenda bakora ibikorwa by'ubunyamaswa bimeze nka genocide, kandi ibyo ni bimwe mu byo twagiye twumvisha amatwi yacu, tukagenda tubirebesha n'amaso yacu. Biteye ubwoba kuba tuba mu gihugu umuntu atinyuka agacukura urwobo agafata abantu 10 bose akicagata mu rwobo, kandi akumva ibyo bintu ntacyo bimutwaye, akumva ni ibintu agomba gufiringa. None twe twakwicara tukumva yuko turi mu gihugu kiri amahoro. Niba tufite igihugu gifite amahoro, abo bantu bicwa bati? Musubize. Icya kabiri, na nkuru y'umwana w'umukobwa mu minsi yashize baciye umutwe bakamukata ubwambure bwe, umwana w'umukobwa agapfa. Si uwo nguwo. Dusimbukire ejo bundi ahangaha muri za Hera, bari muri za Gicumbi, bari muri za Musanze, bari muri za sinibuka neza, umusaza aherutse kubona indangamirwa ngo yicaye nabi. Ayibwiye tese ko ataruka abadamu b'u Rwanda bicara, ni iki kiri kugutera kwicara nabi? Harangije indangamirwa ihita ifata umwasi cyangwa ni indaya, ariko mujye muvuga amazina indaya. Leta se ko yabyoroshya wagira ngo tuvuge yuko ari indaya, nabyo biduhindukira ikirego kabyarawe. Bavuze ko ari indangamirwa. Ikirema bakise ngo ni umuntu ufite ubumuga cyangwa se ngo ubana n'ubumuga, ariko Bibiliya ifite amagambo bivuga, iravuga ngo basanze Petero na Yohana basanze ikirema ku irembo ryitwa ryiza. Ariko abanyarwanda kubera za nkovu z'ubushye, kubera ko abantu babana n'ubumuga bwo mu mitima, bakabana n'ubumuga bwo mu mutwe, bashatse izindi nyito bagomba kwita ibintu nk'ibyo ngibyo basanzeho, bo bakavuga ati natwe twihimbira ibyacu. Ariko urabizi ko ariko n'Abisiraheli ku bwa Mose na Aroni, Mose ngo yagiye gutakambira Uwiteka Imana ishobora byose, ngo amarayo amajoro 40 n'iminsi 40, ngo barangije bararambirwa, baravuga ariko Haroni bite habari za subuye twiremera Imana. Arababwira ati n'inzura, ariko se wa muntu wanyu w'Imana witwa Mose yaragiye, ntabwo tuzi iyo yagiye. Ashobora kuba yararindagiye, ashobora kuba yarapfuye, bashobora kuba baramukubise ifuni, bashobora kuba baramukubise inyundo. None waretse tukiremera Imana tukajya tuyiramya, tukanavuga ko ariyo yadukuye muri Egiputa. Abanyarwanda rero bafite Imana yabakuye muri genocide, ndugu yangu.
babyemera batabyemera imana yo mu ijuru imana rurema iyo mvuga nimwe minisitiri yavuze niyo yabakuye muri biriya bihe bigoye ntabwo bemera ko ari imana ishobora byose yatanze umwuka inkotanyi zihumeka ntibemera yuko ari imana ishobora byose yabahaye amaguru yombi ay'abandi yaracitse ntibemera ko ari imana ishobora byose yabakuye mu masasu ni imbaraga zabo ni imbaraga z'ingabo zacu zikomeye zigarura amahoro Gabode Rigado zigarura amahoro muri Centrafrique muri Kongo mwananijwe n'iki kuyagarura ko ahandi muyagarura kuki mujya kurenza mukajya Darifuru ariko mugasiga inzu y'umuturanyi iri gushya ko mutajya kuyigira nuko rimwe mwateye gushya kw'iyo nzu byagenze gute ndugu yangu basa ni basaza bacu bite byanyu habari zasubuye n'inzuru ubundi mbakomandinge mbere kukigwa babwira icyo gukora icyo mukwiriye gukora kuki musiga inzu y'umuturanyi zishobora kuba ari impamvu za politiki iri gushya mukajya kuzimya yikantarangiye Centrafrique se uwa Centrafrique zavayo ryaraje kugutabara wirengagije umuturanyi ko size inzu y'umuturanyi mu Burundi iri gushya nabonye hari abakambanye papa bitangaza ngo kubera ko yikoreye yifanira uruhande rw'ingabo z'u Burundi kuki bundi mushaka yuko abantu dufana M23 twese tuvira indimwe kuri M23 ejo amahanga yamanuka ati M23 n'u Rwanda abanyarwanda tugahita tubwejagura ngo reka ngo ni abantu barwanira uburenganzira bwabo wowe urwanira uburenganzira bwawe abafaransa ntibagutereranye UN ntiyagutereranye kuki bakuretse ukirwanaho waretse M23 ikirwanaho yatsinda urugamba ikarutsinda niba iri kumwe n'Imana yaba itari kumwe n'Imana nabyo ariko wasanga iri kumwe n'Imana nkotanyi da awamenye rero icyo nshaka kubabwira ni iki abo bisiraheli hari n'abagiti muri jatatanya ngeby'Imana ngo bivanga na politike bafite inkovu z'ubushye ku mitima yabo y'umuntu akanze niba urubyimba ruhita ruturika niba bita bigenda gute noneho dufite abantu bari aho ngaho batanafatika wafata gutya Imana yafata gutya ikajya yicira kurwara nk'inda ugasanga ko igihugu cyacu ngo murakivuga nabisha ubu koko igihugu cy'u Rwanda ninde wakivuze nabi ko twabwiye abanyabyaha bibereyemo ndani batumva yuko Imana yazaza bamaze gusinda amahoro Imana yabahaye ntabwo ndibuvuge ngo bamaze gusinda umutekano bamaze gusinda amahoro Imana yabahaye umutekano wo ntawo Imasaka hari umwana w'umukobwa umusore rwose kandi tugira irondo ry'umwuga ryishyurwa igihumbi buri rugo igihumbi nyine za ngozi zidacuruza buri rugo abacuruza n'abatangana bitatu buri rugo rwishyuzwa y'umutekano yawe munsi ariko tukabona irondo ry'umwuga riba riri gukora iki riba rimaze iki Imasaka ngo byagenze bite mwana w'umukobwa Imasaka ngo umuhungu bakundana sha haraje amuturutse inyuma ngagiye kumwambika akantu mu muhogo harangije ka kantu ngo ari kumwambika mu muhogo naho nimbugiti cyaye ari kumukatisha izose barangiza tukerwa ku mashusho media kandi tubabona ku mashusho media mwagiye gukavaringa hizo mpfu zabereye nyuma mukagaruka ngo u Rwanda ni igihugu gifite umutekano birirwa bakatana amajosi birirwa bakubitana udufuni utekereza ko ari impamvu zishobora gutuma umuntu akata uwo bakundana nuko inkovu abantu baracyafite inkovu z'ubushye baracyafite inkovu n'amateka y'ibyabaye ntabwo rero babonye umwanya wo kubwirizwa ubutumwa bwiza ngo abantu bakizwe bihane none na leta nayo yabitije umurindi ifunga insengero ihagarika ibiterane abantu bakagombye kubwiririzwamo ubutumwa bwiza amakonseri za nuza zo kwirukana ibiyobyabwenge n'ibiki byose barahagarika ngo ni uguteza imivurungano muri rubanda ngo ibyo bintu birasakuriza abantu ngo ni ukubabuza ngo umudendezo kandi tukajya kubona muri Kayonza
izi nduru ziterwa meya n'utubari visi meya n'abandi bayobozi birukanwe ngo kubera ikibazo cy'inzara iri muri Kayonza. Ikibazo cy'inzara se cyatejwe n'abayobozi b'akarere ko cyatejwe n'abayobozi b'igihugu? Mwagiye mwanariza ibintu mu karere, ntabwo bari abayobozi b'akarere aribo bazagusha imvu. Bibiliya igaragaza yuko nitwimika izindi mana mu maso y'Imana, Imana izategeka ibicu bye kugusha iki? Imvura. Ubu ikibazo u Rwanda rufite ni Imana yategetse ibicu bikareka kugusha imvura. Ntabwo bari abayobozi b'uturere bazajya kunyara mu mirima y'abaturage kugira ngo beze, ngo nakataraza kazaza ahubwo se ko muri kwiriza mwiyegurisha abantu badafitanye uruhare n'ibiri kuba mu gihugu, ko nakataraza muzakazana muri kwicarika abantu hejuru ya bombe. Umuntu yababwiza ukuri ngiyo mitima dufite. Hari n'abavuze ngo nzagende njye kwifatanya na FDLR. FDLR se ndayizi jewe, nzi naho ikorera. FDLR ariko nayirambye mu misozi ya Kongo. Ariko se reka mbabaza, buri ari ibintu by'uduhuha abantu bazana, ngiye nkabifata ko ari uduhuha. Niyo nikojeje mu kirere cy'umwuka ndareba nkabura pe. FDLR ubu FDLR mutubwira ko imaze imyaka irenga 30 ihunze. Niba umuntu wari uyirimo yaranganaga nkanjye, ubu ngubu arangana ate? Nimba arafite imyaka 30 cyangwa 30 ningahe urumva n'umusaza kameme. Ubu ni umusaza. Wabonye se ko n'abatwagira mu ngo bari kwenda bitaba Imana barashaje bari yabo barashaje. Reka tugendane. Leta y'u Rwanda yacu yatangiye yikanga kugaruka kw'ingoma y'umwami Kigeli Ndahindurwa. Bavuga umwami yakwandika inzandiko ati ndashaka kugaruka, ariko nkaza nk'umwami, atuzaze nk'umuturage. Umwami yiherereye, bigeza aho Imana igize gute imuhamagara. Yigendera nubwo nabyo bitavugwaho rumwe, ariko ikingenzi nuko yigendeye. Yarigendeye. Nyuma yaho bakangwa n'imirindi n'urusaku no kuvuga kwa Twagiramungu Faustin. Twagiramungu aravuga avugira kuri social media, aracuranga abantu tukumva neza tekinike diru kwaje kwapura yarangiye, tugiye kumva ngo umusaza nawe yinaze yabunaze yaciyeho. Nyuma yaho haza induru y'uwitwa Sankara, aracuranga biranga, baba mukojeje mageragere. Haza uwitwa Paul Rusesabagina, bamucakiye baba mukojeje mageragere, akatirwa 20 n'ingahe. Nyuma yaho ngo yahawe imbabazi na perezida wa Repubulika. Turi gihuha, umuntu bakatiye 20 n'ingahe n'itanu, niba atari 20 irenga, yishaba arashinjwa kuba yarisha abantu muri nuza muri Nyungwe na hehe, atahabwa imbabazi na perezida wa Repubulika. Kandi hari umuntu wishe umuntu umwe cyangwa babiri muri genocide wakatiwe burundu akaba atahabwa iki. Kumbe imbaraga z'umunyamerika, imbaraga za wa mukoroni zirimo zirakora akazi. Uko twagenda kose hejuru y'imbaraga z'umuntu hari izindi imbaraga zimupushinga icyo akwiriye gukora akagikora. Ibi nabyo mvuze bagiye kunyita umwanzi w'igihugu, bagiye kunyita ikigarashi. Dore ko ikigarashi ari ijambo risigaye ribaryohera we. Banyarindagijwe neza. Reka mbashyiremo kano kantu wumve uko perezida bavuga. Mbere yuko kadushyiriramo banza tugarukire kuri ka kantu k'indaya ngo yashwandaritse imbere y'umusaza. Indaya yashwandaritse. Ntago wari wagasoje. Urakoze kungamura. Umusaza akimukebura sha, hamubwiye turabona ari uko umugore w'umunyarwandakazi akwiriye kuba yamba umwari koko akabaye akose umwari nimba ari indaya naga ari umwari. Ahita atera umwasi awukubita umusaza, ingogo y'umusaza yikubita hasi barapfa. Ibyo byarabaye vuba hangase. Tiye niyo nkuru yagiye kuyikabara.
umusaza apfuye ngo tufite amahoro, dufite umutekano. Erega burya amahoro ntagaragarira kurinda imbibe z'imipaka neza. Urumva? Amahoro ntagaragarira yuko nta nyeshyamba zirwanya igihugu ziri muri nyuma. Oya, amahoro afite ahandi hanagaragara. Afite ahandi hanagaragarira. Bene data. Rero ibyo abantu twirata sibyo twagakwiriye kuba twirata. Abitwa ba kibonke mu minsi yashize biyahuje ama essence, ubwo se urumva hari amahoro ahari? Witwa muganga Mwarimu Kerema aherutse kwinaga mu kiyaga cya Kivu mujya gushyingura. Amahoro ari hehe? Nta mahoro y'umunyabyaha ni yagize gute avuga. Turi kujyana? Yes. Icyo rero nshaka kubwira abantu, ndagira ngo mbwire abantu ngo mureke dukanguke. Je ntawo nkangurira kwivumbura no kwitandukanya n'ubuyobozi bw'igihugu. Icyo nkora no kubabwira ibyagakwiriye gutuma twihana, tukava ku giti tugafata umuntu, tukava mu bya kera, tukava muri iryo sindwe rimeze nk'iry'abantu basinze urumogi, rimeze nk'iry'abantu basinze kokayine, tukubaho Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Abo ngabo baragushuka, ejo baziyuririra amadege yabo, bahungana imiryango yabo, bazasigara wowe ruri kukuribata ngaha hondi. Mu gihe cya Habyarimana bacyumva ko Habyarimana bamuhanuye, umuryango abana bose bahise biyurira indege bigira he mu Bufaransa. Abandi basigara bacucumwa kubera iki? Imitekerereze no kutubaha Imana kwaranze abantu b'icyo gihe. Umuntu akagendera ku ijambo umuntu yavuze ngo ni mukuru, ukarigenderaho ukagira ngo niryo rigiye kukubata, kugeza ku rwego unanirwa kumenya kwihitiramo icyatsi n'ururo. Reka wumve hano General Kabarebe uburyo yazimye, ahubwo yazimye, sinena nabibona. Urumva kugeza ku rwego General Kabarebe babivuga muri aya magambo, uretse wumve. Abanyarwanda nta na choice mufiteka. Icya mbere muri gihugu gitoya cyane, uri kuyumva, kizengurutswe n'ibihugu byinshi. Umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Ikindi turi benshi cyane, miliyoni 13, ubuso turi igihugu cya kane ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe wahunze, utarahunze 9 yahunze 94. So akarere twarakayogoje, twagateye akajagari, baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikuru, nta handi dufite. Ubu ninde wakongera guhungira Uganda? Ninde bamwakira gute? Ninde wakongera guhungira Burundi? Wakwakirwa nande? Ninde wahungira Kongo? Murebe bibiriyo mwahungira hese. Ni ukuvuga ko tugomba kuba. Ndetse wumve perezida wacu icyo bivugira. Hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiri aho gifobagana cyawe. Abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho utyo gusa uraho
kuri umuto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko ubu ni uko mumeze muri ibi biraho bitagira icyo byanga bitagira icyo bikunze kizima bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze ngaha Yewe, nawe umukuru w'igihugu ahubwo ni umuhanuzi unakomeye aratanga uburenganzira bwo kunenga no kutemera ibitagenda kabone nubwo uwo waba ushaka kunenga ari umuntu ukomeye noneho babandi badukurikiye ahangaha umuntu yabikora bakagaruka ngo igihugu cyacu ngo wavuze kuri perezida kandi perezida wacu ariwe watanze go ahead timu niba ari ibyo mubona bitari kugenda neza mureke kuba ibipfobagane bishobora kugeza igihugu cyacu muvuge ibintu bikosorwe muri mwebwe nta mukuru umukuru umwana mwese nuko mumeze cyewe rero nanze kuba icyo gipfobagane turi kugendana yego nunga mu ijambo ry'umukuru w'igihugu niyo mpamvu umukuru w'igihugu ni umuntu tubyemeranwe wabyumvise yego mu kazi akora n'abamugira inama bamukoresha iki amakosa ariko yakozwe wowe ubereye maso igihugu ukabona ko bya bintu ari amakosa tukugendana yego wabisabira iki imbabazi wabigaragaza nawe ubwo akavuga ati burya ya makosa wavuze umukuru w'igihugu ashobora guhita avuga ati ariko uzi ko ba bantu banshutse erega byigeze bibaho ngo abajyanama b'umwami Nebukadinezari yego bo bamugira inama ariko bashakaga impamvu yo guca abanyamasengesho kuko ari bamwe mu bantu bari bafite ubwenge mu gihe cy'ubukarudani bashaka ibyo barega uwitwa Daniyeli bamurega ngo gusenga bamureze gusenga Daniyeli ngo areka gusengera mu ruhame asigara asengera mu cyumba cyiwe cyo hejuru ngo nabwo agasenga ariko ngo akinguye idirishya nabyo ngo biba impamvu yo kugira gute yo kubimurega kugeza igihe bamugambaniye kugeza ubwo bamujugunya mu rwobo rw'intare urwobo rw'intare reka turugereranye na Mageragere yego Mageragere mwirirwa mudutungira agatoki ntawayigiyemo ngo agwemo kandi bivugwa ko hari abajya abo bagwamo nicyo gihe cyabo inzira yose byanyuramo igihe cyabo kiba cyageze yes buriya nta muntu n'umwe upfa mbere y'igihe nta n'upfa nyuma y'igihe ni ibintu bitatu bundi kugira ngo upfe yego hari time igihe cyawe hakaba aho uzagwa aho uzagwa n'ikigomba kukwica Androit era cause nabonye hari ushatse washyiraho na kakane nawe ubwawe ugomba gupfa nawe ubwawe igihe aho uzagwa ikizakwica nawe ubwawe ubundi ukagira gute ugapfa rero isaha yo gupfa igihe cyo gupfa gishobora kugera ariko utaragera aho uzagwa ukaba utagipfuye turi kugendana aho uzagwa hashobora kugera ushobora kuhagera rwose ariko igihe kitaragera karokoka igihe
naho uzagwa bishobora kugera rwose bikanagerera aho ngaho, ariko ugomba gupfa atarahagera nabwo ukagira gute ukarokoka. nta muntu n'umwe ufite impuhwe zo kubaho kwawe wowe unkurikiye. byose biri mu biganza by'Imana bitewe n'uburyo umutima wasabitswe n'ibiyobyabwenge, ubwenge bwe bukasabikwa n'ubwicanyi. kubwe ntabwo yakugirira iki impuhwe, ndavuga umwana w'umuntu. ariko mu mbaraga no mu bubasha bw'Imana, kuko ariyo ifite umwuka uhumeka, kuko ariyo ifite oxygene, ntihakagire umwana w'umuntu ugutera ubwoba, kuko nawe igihe cye kigize gute kirahari kirananditse. ninde muri mwe n'uzamwica hahandi azapfira wa mugani ibyo byose bavugaga. ninde muri mwe utarindiriwe n'igihe? ariko abanyarwanda bajya bibuka amagambo Habyarimana yajyaga avugana perezida, yavuga ko ari ikinani ngo cyananiye abagome n'iki n'abagambanyi. none se barayazize iki niba ataragambaniwe? ntawamenya. yishwe n'iki niba atarishwe n'umugome? ushobora no gusanga bamwe bo muri bo bo muri we ari bo bumvise ayo magambo bati burya sha twajyaga tugutega ukagira ukatunanira, reka tuze tukwereke tukurangirize mu ndege. rero ntiyari umuntu ukomeye se? jewe se kiyeri Gaddafi ntiyari umuntu ukomeye se? nemera yuko umunsi mubi igiyo kigeze cyawe wasohora ku buzima bwanjye nkagirirwa iby'Imana yangeneye kugirirwa kuri uwo munsi. ejo nahoze nitegereza ubugome bw'indengakamere yego buri gukorerwa abantu bari kwirukankanwa no guhunga intambara ya M23 yego ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi nk'uko babivuga na Wazarendo nari ndi gukurikira ubugome bw'indengakamere abantu bari gukorerwa. bene data biteye agahinda, nitubabwiriza ubutumwa bwiza tukababwira ngo mwihane, ntabwo turi abagome bari kubanga. no kubwira igihugu cyose n'abayobozi b'igihugu cyacu ntabwo ari ukubanga, ibi birimo umuti wo kugira ngo tugirirwe ubuntu n'umugisha wo kubakomeza. ntabwo nakora ikosa ryo gushishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi gutera umugongo ubuyobozi bwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. iryo kosa sinarikora. impamvu naba ndimo ndakururira igihugu ijoro n'umwijima w'icuraburindi, ahubwo niba mbona hari icyo ubuyobozi bwiwe buri gukora kidahuye n'ubushake bw'Imana, mwiriye gutinyuka nkabwiriza ubutumwa wa meya, nkabwiriza ubutumwa igisirikare, nkabwiriza ubutumwa abambasaderi, nkabwiriza ubutumwa abaminisitiri ndetse na perezida, nkamubwira ngo mukuru wacu ibyo uri kugira ntabwo ari byo, uri gutuma abanyarwanda twikururira umujinya w'Imana, ugasanga dupfuye tugize gute turimbutse tuzize kutamenya. nyamuneka nyakubahwa wikinga isengero zikingure. ejo ko twari turi mu itorero prayer of ministry rya Pastor Paul, wisanzemo nanjye nkisangamo mwene data muvandimwe, ko turi mu kizu cy'ibibati, uburyo twahimbaje Imana niyanezerewe. yanezerewe kandi nta wibye birabyo kuvuga ngo nukwiba, erega biba wiyibishije. none se pastor yaza akakura amafaranga mu mufuka? jewe reka nkubwire muri principe yanjye y'uburyo mbaho. ubu pastor yaza akakuramo icya 10 ku ngufu. gutanga icya 10 n'ijambo ryanditse muri Bibiliya, ariko ugitanga unabishaka kandi ukagitanga ubishaka. pastor arakikubwiriza, byaba bigufashe ukagitanga, bitagufashe ukabireka. nubwo ari ngombwa ngo bakubwirize gutanga icya 10, umuntu uwo ari we wese unkurikiye, iyo wabwirijwe ubutumwa bwiza ukayoboka umwami niwe ukwigisha amategeko n'amabwiriza n'amahame agenga ubwami bwe. ninde munyarwanda uyobewe yuko gutanga umusoro ari ingenzi? ninde se ubwirizwa gusorera ubutaka bwiwe karubwe? ninde ubwirizwa gusorera inzu? kuki ibyo ngibyo bitabasakurisha, mugasakurishwa n'ibya 10, mukicara mubwira muzora abakozi b'Imana ngo nabajura ngo nabajura? wabonye ejo bundi Apotre Yongwe ari kwitangisha ibyuma? warabibonye ukuntu abanyarwanda nabo nizo ngirwa abapasteri basutsweho amazi atari amavuta, uburyo bamwanjamye bakamwataka
ngo yaje gutuburira abantu bo muri Uganda. Ubu mushimishirwa yuko mu Rwanda insengero zifungwa no muri Uganda zifungwe. ase bafite akazi babaha ngo bakore. Ndashaka kubabwira yuko Uganda ntabwo ari u Rwanda. Unafashe n'u Rwanda ukarutereka muri Uganda yaba ari intara imwe. Ntabwo yaba ari intara ngira ngo ahari. Ishobora no kubitagira. Ntabwo yaba intara. Rero mubanze mumenye ko Rwanda Uganda ikubye u Rwanda inshuro 40 na hafi 50. Mubanze nta nubwo u Rwanda rwaba intara ya Uganda. Mubanze mumenye ko ibyo muvuga n'ibyo mwifuriza abantu bari gukora umurimo w'Imana muri Uganda, ntabwo Uganda ari Sodomo, ntabwo ari Gomora, nta nubwo Uganda ariyo yakoze ibyaha kurusha u Rwanda. Urebye abantu bicirwa mu Rwanda bishwe n'imitima mibi y'abagenzi babo, ntago bingana no muri Uganda. Urebye impanuka zihitana abantu mu Rwanda ntabwo zibahitana muri Uganda. Urebye abacika amaguru mu Rwanda ntabwo muri Uganda ariko bimeze. Uganda ni igihugu cyahawe umugisha n'Imana. Niyo wari bwabo n'abagande bari gutaka inzara. Niyo wari bwabo n'ubuyobozi bw'Ubugande bweguza abayobozi ngo bariye nabi imitungo y'abaturage. Niyo wari bwabibona. Igihe cyose umaze hano muri Uganda, Abanyarwanda mwikuremo guhora muhanze amaso abakozi b'Imana bari muri Uganda. Niba mwarabateye kujya gukora umurimo w'Imana muri Uganda, mufungura isengero mureke ko tutagaruka tukawukorera mu Rwanda. Inanga zacu mwarazimanitse. Erega nta n'isoni mufite, muravumvura ngo mwavuze ngo mwarwaniye igihugu. Abarwanira igihugu bari mu ishyamba, mujye mu mashyamba, mujye guhangana na FARDC kandi bakirimo igihugu. Ndagira ngo unabigendanishe, wenda turi kwenda tugana ku musozo, unabigendanishe na commentaire nabonye nyuma yuko ejo wagize gutya mu iteraniro ukazamura amavuta koko, ukazamura amavuta ukabwiriza. Nabonye ari n'abantu benshi bihaniye muri ririya teraniro. Ariko nabonye amakomantere ari kuguca intege yavuga ngo ibyo bintu ntiwabyikoza mu Rwanda, ngo iki ngo Uganda, ngo naho ngo misi mike ngo insengero zaho ngo ziraza gufungwa. Mu by'ukuri bigendanishe niki wabwira abantu nk'abo bafite imitekerereze nk'iyo? Ariko reka nkubaze, uyu nguyu yaranca intege niwe wampamagaye. Hari leta yanyangaje mu kazi, uwampamagaye n'uwanyangaje mu kazi niwe umereza icyo kubwira abantu. Ntabwo ari ngombwa ngo wowe umurikira umbonemo izo mpano z'umwuka wera. Mbibutse yuko mwamenye aho twakoreye ibyaha, ariko ntabwo mwigeze mumenya ngo twakirijwe hehe, aho twihanira. Ntago kandi kugira ngo twisange twakoze ibyaha byatewe n'umuvumo wo kwirukana Imana mu gihugu cyacu dufite. Uwambonye nakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ntabwo yigeze mbona nitandukanya n'ibyo bizira nagize gute nijanditsemo. Ufite aho itandukanyirije naho wowe n'Imana murabizi. Imana ikimara kunyeza ikantunganya, yamamagariye umurimo w'ubutumwa bwiza no kubwira bamwe bo muri mwebwe twakoranye ibyo byangwa n'amaso y'Imana. Narakijijwe, narabohowe. Ubu se naba ntarakijwe nyiri umupagani nkatinyuka kuvuga amagambo yancisha umutwe? Ndabizi ko amagambo yose navuze nk'uko mubireba nanjye niko mbibona. Ndabizi yuko yancisha umutwe, ndabizi yuko akarenge ngakandagije Kigali, ndabizi ko umutwe wakatwa rwose. Ntabwo ari ibintu murinda kumbwiriza. Rero nzi ko isaha n'isaha nashyikirwa, ariyo mpamvu nahisemo guhora nyizwa, nkezwa ku gato no ku kanini, nkahora niteguye kuko ntazi umunsi n'igihe ninapfa ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye bizakirwa mu biganza by'Imana, kandi Imana izampembera icyo navuze wowe watinye kuvuga. Izampembera icyo navuze pasiteri yatinye. Bapasiteri benshi bahindutse ingoma amashyi,
basiga ijambo ribamo mu kanwa ni rimwe gusa. Ubuyobozi bwose butangwa n'Imana. mujye mugira n'ubwenge. Mwagiye mugira ubwenge ko Imana yavuze ngo nubura ubwenge izaguta. Umva ko ijambo risubiza Yobu 28:28. Hari ijambo rivuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge bukubwira kwirinda urupfu nta hantu uzarucikira. Ubwenge nyabaki uzarucikira. N'umunyamaboko ugira uruhare ngo akwice nawe isaha yirahari. Uzamwica naho azaguhara. Hari n'igihe agwa mu nzira aje kugushaka ngo akwice, cyangwa ko kantu karakomeye agapfa arangije kukwica. ase burarapfa akagerayo nimba ko kari umunyamaboko uvuga ati ndakwica. Hari ijambo riri muri Yesaya reka ngusome, reka ndigusomera, kandi gusomera urahita n'uwo munyabwenge nawe arahita yumva. Uwo munyamaboko rwose ushobora kwipanga akazi ngo ndica runaka ngo nuko tudahuza ibintu. Erega kuba udahuza umuntu tutavuga rumwe ibintu. Mu gihe perezida wa repubulika atanga uburenganzira ati gute mu bintu biri aho by'ipfobagane ibice 9 umuntu ntamenye ibyo wanze n'ibyo ukunze. Kandebe ibice 9 umurongo wa 14 kanze marebe magusomere wumva uko havuze. Uraho gahunda yo n'ugukoma amashyi gusa, n'ugukoma amashyi. Perezida nawe yakeneye ko abanyarwanda bavuga. Yakeneye ko bavuga, rega batavuze nta cyahinduka. Nese ubu wahagarara ugahamya neza akuzi ubukene n'ubutindi bumaze kwica abantu kubera gufunga insengero. Ibice 14 umurongo w'9. So abantu batavuze se perezida azamenya ko hari ikibazo. Umva tugende. Ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira, hakuzuriye abakuru bo mwisi bose bapfuye. Hakuzuriye hakuzuriye harabazuye se cyangwa se hakuzuriye abakuru bo mwisi bose bapfuye. Hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo. Abo bose bazakubaza bati mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe? Icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu, usasiwe inyo uranazoroswa. Wa nyenyeri we yo mu ruturuturu, mwana w'umuseke uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Mwana w'umuseke umanutse uvuye mu ijuru baraguciye. Ni numwe y'Imana isa niyavuye mu ijuru, yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Azabatsinda Kagame warukuye ku muheto, n'ababunza amagambo yari yabananiye. Kagame ni numwe y'Imana mu byemere kuko bayabahaye ni numwe y'Imana isa niyavuye mu ijuru, yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire uru Rwanda. Kagame aba yababwiye rero, arababwira ngo ariko namwe koko muri abantu bakuru nta numwe, ibintu byose biraza, amazi akagutembana akarinda kugeza niyo mugakoma amashyi. Abanyarwanda batinya amagereza kandi aba yababwiye. Ariko rero ati ubu ntabyo mureba bye rwose. Rutayisire ntazongere kwitereka ngo yigire umunyabwenge hariya. Azaba umunyabwenge w'umudokiteri ariko ntazaba umunyabwenge mu kuvuga ngo ni umukozi w'Imana. Mignone, Apotre Mignone na Apotre reka tureke no kubivuga rwose n'abantu nubaha. Nuriya Isayi wose yakurwa muvuga we yakiriye idarapo. Abo ba Isayi nibazonye kwitereka ngo nabakozi b'Imana nimba atari abantu bakambanda ngo byibura ngo yijijishe agenda hagare kurimba avuga ati insengero twamaze kubona ko umukuru w'igihugu nawe atazikeneye
ariko ntabwo ariko tubyumva. Abanyarwanda abakristo bacu ntabwo ariko tubyumva, siko tubyumva, ntitunabishyigikiye, ahubwo Imana yo mu ijuru yicinzira mu buryo bwayo. Byibura da areke kwiteranya avuga ibintu byinshi. Ariko abakristo bumve ko uyu muntu bayoboye abayoboye mu nyungu zabo zibahuza n'Imana. Nka Rutayisire koko ni umuntu ugihagara mu mwanya w'Imana akavuga nawe ukumva ko ari umuntu nta mugari uhagaze mu ijambo ko none se umwanya afite kari wo kwicarana na Rutanga rw'amaboko. Ahubwo niwe mwanya afite. Ahubwo buriya bari abakozi b'Imana. Kereka nimba ari ibyo. Erega bamwe na bamwe ahantu bamwe na bamwe bagiye bapfira, bagiye bihuza n'imbaraga zabavuguruzaga mu by'Imana. Uricarana na Rutanga rw'amaboko ari kukubwira imbaraga z'ibigendanye n'Imana y'u Rwanda, kandi wowe ibyo uri kumubwira ntago biri mu mukomveke. Ariko kwicarana usibye ko arimo arifashisha izina ryawe akayobya abantu, cyangwa akanazamura izina ryiwe. Arifashisha izina ryawe azamura izina rye, ayobya abantu bakwizereragamo Imana, kuko uko byagenda kose ntago Rutayisire nta nubwo Mana yanjye abakozi b'Imana dufite. Ariko kwicarana njye nta kibazo mbonamo, ahubwo ngo nta kibazo ubonamo iyo bicaranye ibyo bavugana. Njye ku ruhande rwanjye singoma ko byumva nkuko byumva muhanuzi, ariko ibyo bavugana ni iki yahagaze. Rutayisire utuvugana ninde? Si baba ni Kagame ajya avuga? Nibura mwakwicaranye na Rutanga uraho ntacyo wishe nta nicyo ukijije. Itora ry'Imana riri kurenganywa, abantu bakoraga nk'umuntu ngo w'intyoza ngo mu docteur ngo mw'ibyo bintu nta n'ijyo uvuga. ngo uri pastor uzwi cokora kubwiriza abagore uburyo bakwiriye gufatamo abagabo kurongorana uruzungu, kubwiriza uburyo Imana yabakoreye imirimo n'ibitangaza. Hari ibyo bazi pe, ariko n'ubundi nta jambo ribatura abantu. Ubundi ahantu byagiye bipfira, nubwo muvuga ngo ibisambo byagiye bipfira ku bakozi b'Imana mwagendaga mwakira ku macano yayo, aho kugira ngo baze babwiriza ubutumwa bakaza bavuga amamodoka mwabahaye, bakaza bavuga amabubu mwabambitse, bakaza bavuga amakote. Ibyo ngibyo se bizatuma umuntu yihana? Wakiriye Nyirapasika iriya katayo sibyo? Wakiriye Nyirapasika araje akubwiye ati basha Jeanne mushiki wa Shemajeri iwacu natekeye Imana ubugari. Ibyo se biraza gutuma umukristo yihana? Ariko nabonye Imana inkura ku bugari nakozagamo amazi gusa irangije irangaburira. Babwire yakugaburiye bigenze gute? Wabwirijwe ubutumwa bwiza n'umukozi w'Imana wari uri mu mwuka wera w'Imana. Umwuka ajya muri wowe atsinda kamere, asenya ibyaha, asenya ibigirwamana. Amaze gusenya izo mbaraga urakizwa, uhinduka umwana wa Kristo. Imana iguha isezerano rigenerwa ab'ijuru ryatoranyije. Muririmbyi yararirimbye Kagame Challenge, haririmba ngo wahawe ijambo n'icyubahiro bigenerwa ab'ijuru ryatoranyije, none umutima wawe uragambirira ngo ukeneye kwitwa igikomerezwa. Mwandikiye nkwibutsa ko amazi atembana, ko amaso ngo areba ntahage, inzuzi zikuzura, wibuke guca bugufi. Ni nyakwigendera Theogene Imana yaruye hakiri kare. Yabwirizaga gucoma. Ubwo si byo ngibyo biratuma umucomya avayo? Ntabwo yababwirizaga ineza ya Kristo, yababwirizaga ibineze neza bikumbuza abantu isi. Rero iyi Imana ikubuzamo umusaruro, igucyura ukiri igisarurwa. Kana muze bakomeze oya njya ntabwo nakumvisha rwose. Iyo kubuzamo Theogene ko naramwemeraga, amavuta ye narayemeraga. uvuze ngo iki? Narayemeraga Theogene. Wayemeraga se? Ibyo bintu yabyivugaga agaragaza ko yari irimo Matayo, Imana yamukuye n'ibyo bintu. Habaga harimo Matayo, ahubwo agaragaza style yabikoraga nyine ariko imvuna mu mutwe inshuti yawe. Oya, dufite ababwiriza butumwa bagiye bica ubutumwa bwiza, bakazana ubutumwa bukumbuza abantu isi, ubutumwa butibutsa abantu ko bazapfa.
ibyo ntabwo byigeze biranga umubwiriza. Umubwiriza yaranditse avuga ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Muntu wicaye ahangaha unkurikiye ndashaka kumwibutsa ko umunsi w'urupfu rwiwe uri bugufi. Niba agira ngo ntazapfa yibuke umuturanyi avuye gushyingura, yibuke se waba aherutse gushyingura, yibuke nyine wabo. Urirata ubusore, reba nyogokuru wawe. Urirata nako reba sogokuru wawe. Urirata ubukumi, amatayi, amabere mu gatuza ukireba, inzara ugasiga. Reba nyogokuru wawe, n'abazitereshaho z'ibyuma rwose ugasanga. reba nyogokuru wawe. Uririrwa ukaraga igitsina ku karubanda, sha kijya gisaza ntihagire n'umwe ukubaza izina. Uyu munsi ufite amahirwe yo kuribazwa. Uratambuka abagabo b'ibigoryi indimi bakazirana, bagatangira akayangora, bakiciraho inkonda, ariko ejo bazaba batakiciraho inkonda. Zabwire nyogokuru wawe gucira umugani, zabwire sogokuru wawe musore we awugucire. Nawe yigeze kuba umusore, uwo mubiri ugushuka wigeze kumushuka, ariko uyu munsi ari ku kabando. Iminsi yarimo arayibarira ku ntoki. Dawidi we yagize neza, ahamagara umuhungu we Salomo, aramubwira ngo mwana wanjye ndagiye nk'uko abisi bagenda. Yego, uramenye ujye umenya Imana ya so, atari kuramenye iyo yakoreraga aba ariyo uzakorera. Leton telefone stibide sha gumamo, ntabwo muzakorera Imana ya Kagame. Neda cyo ndakibabwira nshize amanga, mukomeze muyirebe muyirangamire, ariko nawe imvi zirimo ziraburuyenze. Jo bundi umunyamakuru wamubajije ikibazo, haramubaza ati nyakubahwa perezida wa repubulika, biravugwa yuko uri murategura umwe mu bana bawe ko yazagusimbura. Harangira batari ko je nateguwe nande. Yego, haravuga ngo u Rwanda ntabwo ari ubwami. Ndabizi ko igihe cyanjye kirimo kiragenda kigira gute cyicuma iminsi yo kubaho kwanjye. Warabizi ahubwo utabireba yabatagira amaso, wowe utabireba abari zasubuye, nta mwami utagira igihe rwose. Umeze neza urakomeye, abantu bose bagira igihe. Usura neza ugira ngo kizahoraho. N'abaturage bo muri Kayonza ibishyimbo byumye, intebe wicayeho, intebe meya wa Kayonza yari yicayeho igiye kwicaraho undi we yayivuyeho. Aha turi none hahoze abandi igumemo neza. Hahoze Eliya, hahoze Enoki, hahoze Yesaya na Ezekiyeli, umugabo Mose nawe yarahanyuze. Izo ni intwari zatabarutse neza. Aha turi none Rayiza wo muri ADPR wakwibeshya ngo ntazeguzwa gute se? Kigiye cye kigeze, abo yasimbuye se bo bashakaga kuvaho, ariko je buzi ko munsetse. burasibo ntabwo gushyira amategeko n'amabwiriza RGB guhereza ukayakurikiranya uko yakurikiranye, ntabwo ari byo bisobanuye. Ntabwo bigubudangarwa bwo utazavaho. Ntabwo bisobanuye. Sibomana na Rwagasana Tom ntibari bazi ko bazavaho, bakaruranga ni bari n'abakaranganwa ngo uriya mu pasiteri w'umuhanuzi w'Imana. Hari ibintu mugomba gusobanukirwa. Ndi mu kiganiro Makanzu, sawa? Niko nandi mvuga nti uyu muhanuzi w'Imana, mu pasiteri mwiza cyane usabwa Imana Samuel, yarazi ko azagera yigeze, ariko usabye Imana Samuel, ariko uriya musaza ashaje neza. Ni umuhanuzi ashaje neza, ahubwo haleluya Imana ikomeze. Hari abitwa usabye Imana, hari abitwa basanze urwimo, abo bose bagiye bashyirwaho amakesa agiye atandukanye afite ngo ahahuriye n'ubujenosideri. Ariko Uwiteka mwakoreye bashumba beza, Imana izakomeza ibarindiraho muri, kandi muzatabaruka amahoro. Ndi umuhanuzi mugenzi wanyu, muzasaza mutanduranyije. Turubaha respect y'amavuta yanyu mwagize, muzagira iherezo ryiza. Yigeze asiga yatuye amagambo kuri ADPR, haravuga ngo mbahaye ubushumba ariko simbahaye inkoni. Uravugisha ukuri kuri ko Imana iri mu ijuru. Ni nawo muvumo idini rya ADPR rifite.
bafite ubushumba ariko ntibafite inkoni y'itorero. Niyo mpamvu ukuboko kwa RGB kwabaremereye. Ye baba we. Ngo iki burasize umubara nk'umuntu ufite inkoni. Reka waba ufite inkoni ugatinya cyangwa nagapopi wa mugani wa Pamphile. Ako Pamphile umunsi bamufunze Pamphile bazamushyiraho amadosiye shaho uzabure funga ariko ntuzigere wihakana izina ry'Uwiteka. Pamphile ni umukozi w'Imana wangu. Ese Pamphile afite imbaraga ziruta iz'abamuhanuzi ngo nimba ari 7 nimba ari Meshake 7. Reka gubwire Pamphile jewe hari icyo yakoze ku buzima bwanjye. Yaje asibiganiro byose ariko jewe mfite yakije imodoka Pamphile. Imana izaguha umugisha. Niwe mukozi w'Imana wakije imodoka. Ngiye Pamphile actually wanjye kuntabara ubwo yari yumvise inkuru y'incamugongo yuko ndi kwiyahuza ibiyoga. Pamphile araza harababwiye ati mwimwuhagira, harababwiye ati nimumushyire mu nzu mukinga icyumba. Arasenga arangije atumizaho akaboga. Arababwira ngo nimutekere aze kuza kubihuta ziraza kumushiramo. Uwo nguwo rero bituma mbona ko yanyereye imbuto yo kwitwa mwene data. Niyo mpamvu umunyarwanda avuze ngo uwo ntabonye ku rupfu rwa mama kumva ya data sinzamubona no ku munsi w'ubukwe yarya. Imana irakifite. Imana izaguhagararaho umukozi w'Imana. Imana izaduhagararaho. Ariko buriya nka Theogene nibishaka oya ntibazamukandana nawe bakamuhagararaho ibyiringiro. Ntabwo azijya Theogene mbona ari bishaka. Theogene ntabwo mu byiringiro. Ariko muri ibi bintu by'ubu butumwa utabayemo intagondwa ubundi ugira ngo abapagani bo kuri social media wabashobora. Ntabwo wabishobora nk'aba bari gutanga amakomantere yuzuye ikinyabupfura gito. Abirirwa bashakisha ibyo twavuze ngo babishakemo ibyaha bituma ari biduhamagaza. Aho kuvuga ati nanjye wabashobora utababereye inagondwa. Iyi miburo Imana iri gutanga ku gihugu ngo gitanga uburenganzira abantu basenge kuko birateganywa n'itegeko nshinga. Ubu tuvugana naho ibyo kwiba nta batiba abantu bose bariba. Niyo atari abajura. Muri MTN bariba. Bariba binafatika ho. Gusa muri presidence ho nta barimo bajura. Muri presidence Kagame ababonye ahita abariga. Yabamenya gute se? Abantu bariba ahantu hose bariba. Abahabwa ama mission yo guserukira presidence yo gusohokera igihugu yo kugira gute amafaranga bagenerwa niyo bahabwa gusa. Oya abashuri bayahawe muri leta harimo abajura utabara abajura banatera. Ndashaka kukubaza iyo bayahawe bayakoresha icyo bayaherewe cyangwa baragavura. Oya abajura bo barahari we. N'abakozi bo mu rugo ngaho ni mubuze n'abakozi bo mu rugo gukora mu ngo ntibiba bashe. Kumva ngo mu rusengero ngo harimo abantu biba. Byibura yibye ariko harimo n'abaruhutse mu mutima. Ibyo byo kuvuga ngo mu nsengero bariba. Mwirukane mabo bajura muduhereze isengero twe tutari abajura. Wafashwe ariko ubundi sintekereza yakatira. Nta byadanje. Abajura nta bataba. Abajura bari guca mu nsengero. Abo bajura muri guca mu nsengero mubirukanemo turi bazima. Erega abajura bari guca mu nsengero nibe babazanye. Utuzaniye ibandi ngo ryarangije kaminuza, utuzaniye ibandi ngo ryarangije amashuri yisumbuye. Ntago rizakora umurimo w'Imana riwukoreshejwe n'umuhamagaro. Rizaza rikeneye ibihembo kubera ko ritahamagawe n'Imana. None rizabura kwiba gute? Ariko nawe uvuze ibyo ngibyo umuntu wese yahita yumva ko umuntu wese wiza ari ibandi. Kandi siko bimeze. None se meya w'akarere ka Kayonza bamweguje atarize. Ariko saba meya bose beguye. Abameya yababa we ku kijyanye n'abameya ho bahora begura pe. Ariko suko bize. No w'Inyanza kwiga ni ikintu kiza gituma umuntu ajijuka. No w'Inyanza iwacu bamufatanyo ihabara. Cyane rwose ari kuri timbura harimo amabandi pe. Iwe ndabyemera. Ariko no mu batariza harimo amabandi. No mu batariza harimo amabandi. Buriya nta bandi ribaho ritize. Oya ibyo bintu ntabwo twabihuza. Nibyo ribarize uburyo rigomba kubibana. Yego ndabyemera kwiga. Utarize we ni umujura usanzwe. Okay safa rangiza ngo ugiye kubeza. Utarize nagasambo ingegera. Ariko rero mubize namabandi. Ariko ntabwo nose duhamye ngo umuntu wese uyoboye itorero runaka yarize ni bandi. None se buriza ntago ari bandi. Ariko none se ariko nanone no mu badivantiste umizishize rwarambikanye yagezeho akimara kujya Murangirikane rurambikana intuza yirukana abapasiteri abanyamuhamagaro bose. Oya biriya byo ntabwo ari byo ahereza ikaza amabandi. Biriya byo ntabwo ari byo yiwe azamenya kumukavaringa. Najyaga nanumva ngo Perezida Kagame ngo yafashe igihugu kandi wabonaga ko afite umurongo mwiza. Ngo nta mashuri menshi yari afite. Yenda ashobora kuba yaragiye yiga nyuma
erega ariko bonaga ubwenge yoborana igihugu ukabona n'ubwenge kabisa bwa karemano. Erega buriya reka ntabwo igihugu kiyoborwa n'ubwenge bw'amashuri wize, impano no gukunda igihugu, ufite iyo ngabire no gukunda igihugu. Ubu ugiye kuyobora imitwe y'abantu ifite imyumvire itandukanye. Ubu ugiye kuyobora abize, abatarize, injijikazi, abasazi, abafite uburwayi bwo mu mutwe, abakecuru n'abasaza, abakecuru n'abasaza, abamugaye. Ibyo byose nago uba warabyize mu mashuri. Niyo mpamvu Salomo uvuka ibwami yabonye yimikiwe kuba umwami, arangije ajya gusenga, aravuga ngo ndagushakaho umutima w'ubwenge no kujijuka. Ariko yari yarize Salomo gucira aba bantu imanza. Bivuze ngo rero kwiga ntago ari ikibazo, ahubwo ikibazo y'amashuri wize nuyazanamo ubugegera uzabibanda ahubwo wamaganira utanayandikaga amajya avuga. Ngo iki? Noneze kuba warize ukabusho umwe wo muri bwebwe akaba ashobora kuvuga ugahita utitirira imbere. Tubabarire witwa ngo warize. Ezekiel, urateganya twerekeza ku musozo gukomereramwe ibi bintu muri uhe rwego ukurikije imbaraga ziri kuguca intege n'amakomanteri ubona yuzuyemo ikinyabupfura gikeya? Jewe ninatumirwa ngiye gupfa, yego, ubwabyo nzagira ibyishimo bitavugwa. Haleluya. Ntabwo nigeze nkurangiriza story y'abakongomani. Nabonye umugore w'umukongomani, yego, babanje bafata umugabo we bamuzirikira amaboko inyuma, baraje bafata izosi barakeba, umutwe ujya hariya usigara uregarega. Bafata umugore bamwambura ubusa buri kandi banakamera sha. Baraje nawe bamuzirikira amaboko inyuma, babanje gukeba umugabo we areba. Hari urupfu rurenze urwo ngurwo? Hari urupfu rubi rurenze kukwicira umuntu mu maso yawe bakwereka ngo dore nawe uko bigiye kugenda? Barangije wa mugore bafata umutwe barakata, babanza gucishamo icyuma inshuro ebyiri, babanza kurekera amaraso ari kududubiza yinaga gutya. Barongera barafata basubizamo, barakata umutwe barawuca bashyira ku ruhande. Kubona umutwe uri kujya w'umuntu bawuciye ni ibintu biteye agahinda, ariko mana ni ibintu bibabaje. Ibyo byago ntibizagera. Barangije bafata ubwambure bwe, igitsina cye nyirizina, barakibaga, baragikata, bagihihaho, bakibagamo. Bafata ukuguru gutya baragira gutya, ubundi barakeba bakura. Ayiwe mana, ibyo bintu ntibizagera iwacu pe. Umuntu ari gusamba, ibyo bintu ntibizagera iwacu mu Rwanda. Impamvu imwe yatuma bitagerayo no kwibuka izina ry'Uwiteka yadukuye mu bihe bibi. Abantu tukongera tukambara ibigunira, kuko abakongomani nta cyaha bakoze kirenze cy'abanyarwanda bakoze. Muri Kongo hari isengero zafunzwe, ntazafunzwe. Hari ababujijwe guhimbaza Imana uko babyumva. Si amavirusi bashyizwemo n'abagashaka buhake n'abashaka amabuye yabo y'agaciro. Hari ikindi, hari ibindi bigeze bakorerwa. None se ubwo se twebwe niba Imana itari kugirira impuhwe abakongomani, twebwe abanyarwanda twimuye Imana tukazana amabendera y'abatinganya ahera Imana, ni twebwe Imana izagirira impuhwe? Kuki mutabirebesha amaso? Twebwe dufata abantu tukabita iby'Imana itabise, ugafata umuntu ukamwita ikigarasha, ni wowe Imana izagirira impuhwe? Mana mu ijuru, uziko mwigira abajeyi. Hari genge mbara Imana yacu ikunda u Rwanda, ntawe ikunda u Rwanda. Mwebwe u Rwanda murayikunda cyangwa mukunda Imana Nkotanyi? Munsubize, murayikunda? Yiba mwayikundaga byakabaye byiza. Mwibagiwe za mbyino zanyu, Mana uzikurinda, murazibagiye na ya majwi y'inanga. Ubu sinanga ziri he?
ngo noneho mugeze twicaraga ku rwego ku musohora minsi amategeko n'amabwiriza y'Ababuloni, y'umuntu wemerewe tukarira guhagarara imbere y'izina iyo ry'Uwiteka twibuka n'utabyemerewe inanga n'amashuri agomba kuba afite. wari twarazimanitse urwo ni rwo rwego mugezeho none ibiri kubera hari murabirebesha amaso yanyu, amafoni n'amateleviziyo agiye atandukanye arabibereka, mukagira ngo iyo agasozi karwaye akandi nikaba kaniha. Inama jye mbagira nk'umuhanuzi w'Imana watoranyirijwe kubabwira ukuri ibyo mutinya mu kanwa k'Imana, nk'umuhanuzi watoranyijwe kubabwira ibyo mudashaka kumva, jyewe ndabagira inama yo kwambara ibigunira mukareka abantu b'Imana bagatakambira izina ry'Uwiteka uko babyumva, namwe mugatakambira n'iyo misozi bavuga ngo nayo mazi bayajyemo, iyo misozi izina rya nayo Yesu mazi mureka abantu birare misozi basenga Imana, n'ibitabo ibyo Imana yongere yuzure mu kirere cy'u Rwanda, birabazira. Ntabwo ari ukubanga, si FDLR ntawe ukorana nayo kereka niba Imana ariyo mwise iryo zina. Kandi biranatangaje ku gihugu gifite ingabo ziyizeye zijya kurwanya ibyihebe, biratangaje kwikanga FDLR, biranatangaje kwikanga Zakiye, biratangaje kwikanga Rusesabagina, biratangaje kwikanga Kayumba Nyamwasa, kandi mufite ingabo. Bundi umugabo ufite agatuza ntahabuka mugenzi ufite agatuza, baragigana unesheje undi akiruka kava mu nzu kabati. u Rwanda rugomba kurinda imbibi zarwo, none ze niba ruzi kuzirinda, ahubwo niruzirinde runakiranuka, niba ruzi kuzirinda ikiruteye ubwo. Ese muzi ko gufunga isengero biterwa nuko ari abajura bo mu nsengero? oya aho ntago nta logique irimo. Byatangiye ari byo bavuga se cyangwa byatangiye bavuga ko zitujuje ibisabwa? Muzajya mujijisha ikibazo abanyarwanda bakabaye banariza, atari amakaro, atari amapave bashaka mu mbuga, ari ibigega by'amazi, kandagira amazi, ari kandagira ukarabe za sound proof. None sibyo ni ubujura babisabaga abandi. nta logique arubwo ari leta yigeze ivuga ati ibi ngibi musabwa reka tubagirire imwe tubibateremo inkunga. Uyu munsi nibwo byiswe ko ari abajura. Harubwo se yigeze isaba ati abanyamadini mwirukanemo abajura muri mwebwe mutungemo abantu bazima, wenda ngo tuba ibyo twita ibisabwa? Mujye mujijisha abantu bo kujijisha. Ngigihe wihishaga mu bihuru, wasezeranye n'Imana ngo nikurokora, uzayikorera amanywa na nijoro, none ibyo wivugiye ko bikunaniye. Dusorezaho birakunaniye pasiteri, ibyo mwavuze birabananiye. Banyarwanda muri mu nteko ishinga amategeko birabananiye, mubihamiriza abantu ngo mwarakijijwe, muracecetse, mudusomera ibitabo, insengero zirafunze, mudusomera ba Saduraka na ba Meshaka. ubutaye ahantu hakubitirwaga dayimoni, ikirere cy'u Rwanda kikarindwa n'amasengesho n'imbaraga z'Imana, yawe Imana igakumira inzara mu Rwanda, murabufunze ngo abantu bagwa mu mazi, nyamara impanuka mu muhanda zihoramo, niyo bashyiramo amaspeed gavana 1000 izuba. Soreza aho nacyo reka dusoze urase ntikariye we turagira, reka dukore ending turifatiye. Ezekiel ntabwo byoroshye, gusa ikigaragara cyo ni hatari, ariko bizoroha mu izina rya Yesu. Imana ifite inzira zijye zitandukanye uzamo ibintu igatabara ubwoko bwayo. Amen. Ndumva rero twagushimira tukigendera. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Abari kuri Kiranuka, abari kuri Isano Media Africa, Isano Media Africa, mwese turabashimiye, tubabwire ngo Imana ibaha umugisha, mukore subscribe, komeze kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro. Nitwa Ezekiel Rukundo, murakoze cyane. Reka tubashimire mwese mwari muduteze amatwi, ndetse namwe mujye mufata umwanya mukareba ibiganiro byacu, abaduha amakomantere turabashimiye, abasharinga ibiganiro byacu turabashimiye. Waruri kuri Isano Media Africa, waruri kuri Kiranuka TV. Umuhanuzi w'Imana twaganiraga ni Ezekiel Rukundo, nge nitwa Ivan, kwifurije kugira impagarike n'ubugingo.